Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Teye Intambwe muhinzi mworozi, kuri uyu munsi tuguhaye ikaze. Ndizera anashidikanya ko aho uri ukomeje kumererwa neza. We ni umeze uti? Meze neza. Amakuru y'imisi. Twongeye guhurira mu ifamu. Cyane. Yego. Ntabwo twahuriye ariko twazanye. Twazanye. Yego, kuri uyu munsi rero turi mu karere ka Rwamagana, tugiye kuganira ku bworozi bw'ingurube. Ubworozi bw'ingurube, ariko cyane kuri uyu munsi turaganira ku kwita ku byana by'ingurube bikivuka. Ibyana by'ingurube bikwiye kwitabwaho. Yego, bikwiye kwitabwaho kugira ngo bizatange umusaruro mwiza. Muri ibyo bikwiye kwitabwaho turaza kubibona uko umworozi agomba gukurikirana, iby'ingenzi agomba gukora kugira ngo bya byana by'ingurube bizabashe gutanga umusaruro. Turi mu karere ka Rwamagana uko nari mbivuze, tugiye kuganira n'umworozi w'ingurube wabigize umwuga, ni Harerimana Emmanuel. Aradufasha neza kudusobanurira kuri iri somo ryo kuri uyu munsi. Twararekera abantu kutava iruhande rwa televiziyo zabo. Ni iki cyagutunguye mbere na mbere kugera muri iyi famu? Ingurube nini kabisa. Yego. Wabonye ibyumba bigiye bitandukanye, hari ibyumba turi buze no kugenda dusobanukirwa. Ni ikihe cyumba cyagutunguye? Utuberso, ntabwo nari nzi ko ingurube zigira berso. Baraza kubisobanukirwa. Ikiganiro cy'umunsi nicyo tugiye kugarukaho. Ngende Eric Kajeje ndetse nanjye Ineza Ines Winnie. Wowe urinde. Icyo usabwa ni kimwe, no kutava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda, kugira ngo tubane. Tuguhaye ikaze. Muraho neza? Muraho neza namwe. Yego, tubahaye ikaze mu kiganiro cyane. Murakoze cyane. Yego, ari nako namwe muduha ikaze mu ifamu yanyu. Ni karibu muri Muyumbu Pig Breeding Farm. Yego, ni Muyumbu Pig Breeding Farm. Yego, ni ikigo kiri specialize by'umwihariko gikora ubutubuzi bw'icyororo cy'ingurube. Kuri ubu ngubu ubworozi twavuga ko buhagaze gute? Ubwo ndavuga ubw'ingurube. Ubworozi bw'ingurube muri rusange bumeze neza. Ngira ngo nubwo bitarahura cyane, ariko ubu n'igiciro cy'ingurube kiri kugenda kizamuka ku kiro. Turi no kwegereza iminsi mikuru, akaboga kaba gakenewe cyane. Karakenewe cyane rwose. Hirya no hino bari guhamagara bati nta ngurube twabona zo kubaga. Yego. Ubanza nawe mu minsi iri imbere nzatuma nk'ingurube nk'ibiro nka bingahe. Waratinze ahubwo ibyumweru bibiri uba batangiye kugira ngo bategure iminsi mikuru, batangiye kuzigura bashyira mu mafrigo. Usibye ko no mu minsi mikuru nyirizina kazaba kaboneka. Yego, ariko abantu ntibakwiye no kurya inyama mu minsi mikuru gusa. Oya, bagomba kumenyera kuzirya buri munsi kuko umubiri w'umuntu ukeneye proteine. Yego. Hanyuma rero ku kiganiro cyo kuri uyu munsi cyane cyo turi bugarukeho, turaza kwibanda ku kwita ku bana b'ingurube. Ese mbere yuko tugeraho ngaho, hari kunoza imvugo. Yego. Bitavugwaho rumwe n'abantu benshi. Bavuga ni ibyana, ni ubwana, abana, irabyara, irabwagura. Aho hantu bimeze bite nk'aborozi? Imvugo nziza, usibye ko nyine bitavugwaho rumwe, biterwa n'ukuntu abantu babyumva. Ariko ingurube tuvuga ko ibyara. Iyo kubwagura habwagura imbwa. Ikintu cyose gifite icyo kimariye cyane umuntu, ntabwo yagombye kubwagura wumva harimo gufobya cyane. Yego. Ariko najyana n'imbwa ngira ngo nanjye ngenekereje kumva. Yego. Hanyuma uko ikiganiro turi buganeho cyane kuri uyu munsi mu kwita ku byana by'ingurube. Ku byana by'ingurube kuva bikivuka kugera byibura bicutse. Ariko mbere y'uko bivuka bihabanza gutegurwa. Kugira ngo uteganye kuvuga icyana kivutse. Yego. Ni byiza no gutekereza mbere yaho gatoya, kuko ntabwo ari uko bibona gusa bivutse, ahubwo tunatekereza ese mu nda ya nyina ibyana bigomba kwifata gute. Ubwo tugatekereza ku mirire, tugatekereza kuyitegura mbere y'uko ibyara. Ibyo byose turabitegura kugira ngo dutekereze ku byizabyara, ku bwiza bwabyo, ku mikurire yabyo, ibintu nk'ibyo. Yego. Ubundi umuntu atangira kwitegura byibura nko mu gihe kingana gute witegura bya byana by'ingurube? Urabona, ubundi iyo tubanguriza ingurube tuzi ko ihaka iminsi 114. Yego. Ibyo tuba twabyanditse, tuba tuzi mu by'ukuri muri rusange izabyara ryari. Nibura icyumweru mbere umuntu yagombye gutera nyina nibura multivitamine. Hari n'ushobora kuyitera habura ibyumweru bibiri. Icyo gihe aba ari ukugira ngo itazagira ama stress mu gihe cyo kubyara, ku buryo ishobora kugira
ikaba yagira nk'izipfa ibyara, tukayitera intraferi, tukanayitegurira aho izabyarira muri maternité, haba hafite ukuntu hubatse, noneho wenda yaba ari nk'abantu tudasanzwe dusasira, tukongeramo n'isaso, tugategura n'akumba k'ubwana, tugategura uburyo zizajya zibona ubushyuhe, tukanazisasira. Yego, ahantu tujye kuri icyo kintu cyo gutegura kuri icyo cyumba cyane ubwana buzabamo, ubwo bakunda kwita berceau. Yego, kagomba kuba kameze gute? Se kubera iki ingurube ifite aho isanzwe iba, kuki hazaho ku kumba kihariye? Urabona akumba kihariye nazo zikenera umwihariko. Ubwo wenda tuvuze ubushyuhe, urabona gushyushya nk'icyumba gifite metero 3 kuri 4, yego, biragoye. Ariko gushyushya nk'icyumba cya metero 1 biroroshye. Ngira ngo wenda muraza kubibona, hari ahantu dushyiramo n'itara rishyuha, ya matara ashyushya, kugira ngo mu gihe cy'ubukonje ubwana butaza kugira ikibazo cy'ubushyuhe ku buryo bwarwara n'umusonga. Ako kaberceau rero kaba gakeneye umwihariko. Iyo tugeze imbere gatoya dutangiye kuzitegura kurya, niho dushyiramo ibiryo, cyane cyane ko biba bitandukanye n'iby'ingurube zisanzwe. Tuba twirinda ko na nyina ishobora kubigeraho ikaba yabizicura. Mbese muri ka kaberceau hafite umwanya munini mu mikurire ya twana mu kudutegura. Yego, twabonye ko mu kintu cya mbere hagomba kwitegura, mu gutegura aho abana bazavukira, cyane cyane harimo no gutegura ka kumba kihariye. Ako kumba kaba kubatswe n'ibihe bikoresho? Ese akeza kaba kangana gute? Ko wavuze ngo metero 3 kuri 4 ku cya kiraro kinini? Mu kiraro kinini cyane cya kindi gito cyo kiba kingana gute? Ka kumba kazo duteganya ko ingurube zishaka kubyara utwana twishi nka 14, 16. Akumba nibura kagombye kugira metero na 20 wenda kuri metero. Cyane cyane ko wenda nyuma yaho baba utazakindamo, ariko ako kumba karahagije mu gihe cy'ukwezi kuba ushobora kudufatiramo neza, ukatwigishirizamo kurya, noneho tukazajya muri cya cyumba kisanzuye nyuma. Yego, we mwiza ukomoza ku kijyanye n'isaso. Isaso ni ryari tuyikenera? Ese ikoreshwa nk'iyihe? Ifasha iki bwa bwana? Isaso urumva kubera hasi ari kuri sima, umuntu aba yanga ko ubukonje bwa sima buhita buhura n'utwana muri rusange. Aba ari ukugira ngo ubushyuhe ku ruhande rwo hasi buribone, n'ubwo hejuru ku itara, mbese hose habonekemo ubushyuhe. Yego. Hanyuma rero ingurube yamaze kubyara, ubwana bwamaze kugera ku isi, wateguye bya bindi byose, bwabonye izuba. Iyo bukivuka ni icyo umworozi akora kibanze? Hari ibintu aborozi akenshi batakunda kwitaho. Utwana tukivuka ubundi dukwiye gutangira konka, tukonka umuhondo. Icyo ni ikintu cy'ibanze byubaka akagurube kavutse mu mibereho yako ya nyuma, ukakarinda imbeho, birumvikana nk'uko nabivuze. Ariko cyane cyane ukamenya ko nibura mu masaha ngaha 6 ya mbere buvutse bugomba konka umuhondo. Mu minsi nanone itarenze 3 bwa bwana ubundi tubuca amenyo, tukanabutera intraferi. Intraferi ni umuti wo kugira ngo butazagira anemi, butabura amaraso. Murumva ingurube ibyara ubwana bwinshi, bushobora kuvuka butaragira imbaraga ngo bwonke cyane, bukaba bwagira ikibazo cy'amaraso. Niyo mpamvu tubutera intraferi. Akenshi abantu bakunda kuvuga ngo ni ukubukingira, ariko haba hagamijwe kuburinda, mu gifaransa ibyo bita anemi, no kubura kw'amaraso, kuba bazagira ikibazo cyo kubura amaraso. Tukabukata n'amenyo kugira ngo butarumana burwanira amabere, cyangwa se bukaruma na nyina mu gihe bwonka. Mu mibereho ya muntu, iyo umuntu avuka nta menyo afite, ingurube zo zivukana amenyo? Ingurube zivukana amenyo, ni umwihariko wazo, ariko buvukana amenyo ku bantu bakunda kwita amabwene, abasongoye cyane. Ayo menyo rero agomba gukatwa kugira ngo nazakura ariko adasongoye. Yego.
Ukomeje ku menyo, iyo umuntu avukana, iyo umwana yatangiye kumera amenyo, ababyeyi batangira kwitegura aho bati umwana ageze igihe cyo kurya. Aba akeneye kurya ibintu uko bigenda byisumburaho. Ubwo tugeze ku kijyanye n'imirire y'utwana tw'ingurube. Umuntu, ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose, ikinyabuzima iyo kivuka bya byose ntabwo cyatangira ku biryo nk'iby'abantu bakuru turya cyangwa ku yandi matungo. N'inshuro bugomba kurya ntabwo zigomba kuba nk'izi ngurube nkuru. Yego, ku ngurube ho bimeze bite? Ku ngurube ubundi muri rusange kuzitegura kurya bitererwa na gahunda umuntu yihaye yo gucutsa. Yego. Nkatwe hano iwacu ducukiriza ukwezi kumwe, kuva ku minsi 26, 30 ubwana turabucutsa. Dutegura kurya rero, tugategura igifu cyatwo, kumenyera ibintu bikomeye ku minsi 10. Nyuma y'iminsi 10 dutangira kuduha uturyo tworoheje, birumvikana nigeze kubikomozaho kare, tuvangiye mu buryo butandukanye n'iby'izindi. Donc by'ubwana, ku bijyanye n'ingano niba ari ifu, hari ishobora kuba ari igiheri, hari ishobora kuba inoze cyane, mbese tuturebera yafu inoze cyane, tukabuvangira. Ku kijyanye n'intungamubiri, bigomba kuba ari ibikize kuki? Bigomba kuba bikize kuri poroteyine. Buriya no kubitangira kubiza ku iyo minsi 10 ni no kugira ngo wunganire na nyina ibigenda irushaho kudashobora kuduhaza, kuko natwo tuba turi kugenda dukura dukeneye bitera imbaraga byinshi n'intungamubiri nyina rimwe na rimwe idashobora kugira kuzibonera uko ziba zingana ari nyinshi kandi ziri gukura. Aho ndagira ngo nanone mvugeho ko abenshi kwa kundi babona ingurube zinanuka, akenshi nuko zigaburiye neza zonsa, cyangwa se ngo n'ubwana babuhe inyunganizi hakiri kare kugira ngo butazonka cyane nyina ngo bushure. Uravuze ati byibura mu minsi 10 ngo mutangira kurya. Nibwo dutangira kubimenyereza kurya. Ya minsi 10 babubayeho bute? Buba busanzwe bubayeho ku magurube ya nyina. Konka gusa. Nta kibazo bishobora guhura nazo? Oya, ntacyo. Yego. Kuri icyo kintu kijyanye gusa nyine wenda ntaza kubyibagirwa, uko ubona zavutse ari nyinshi, niba ingurube yabyaye nka 16, urumva hari n'igihe ushobora gukurura mbere gato ugatangira wenda nko kubuha inyunganizi y'amata. Ni amata y'inshyushyu, buriya nayo arazifasha kugira ngo zitaza kugira gusubira inyuma. Yego. Wigeze gukomeza ku kijyanye no kuzikata amenyo. Kuzikata amenyo bikorwa bite? Mukoresha ibihe bikoresho? Hari za pense ziboneka mu mafarumasi acuruza ibikoresho byo mu matungo. Zirahabana izo umuntu akoresha, ni ugukata. Hari ukuntu abantu bavuga ngo ni ugukura, ariko ntabwo ari ukuyakura, ni ugukata. Rya ryinyo risongoye ukarikatamo kabiri kugira ngo zitazarumana, rikazakura ridasongoye. Yego. Dukoresha amapense ku pante, niko bariyita. Yego. Hanyuma rero tuvuye kuri icyo kintu, uko zirya, uko muzimenyereza, ku kijyanye n'isuku, nkeka ko zigomba kugira isuku yihariye. Ubwana bugira isuku yihariye. Icyumba cy'ubwana na nyina gikwiye kuba kitabonekamo nabyita ububobere, donc gutoha, ubutote niba ariko nabyita. Uko kigira ubutote bwinshi niko kishobora kubamo amamikoroba ahaba cyane akanduza ubwana. Aho rimwe na rimwe wenda mbwira bazanyumva ko ni na hahandi ubona ubwana bufite amadiyare cyane. Icyumba kirimo ubutote, kirimo umwanda, ubwana bugira amadiyare. Mu by'ukuri kuva ku cyumweru cya mbere ubwana butangira gushaka kurya. Urumva iyo butangiye rero burya kurigata imyanda, birumvikana niho buhita butangira kurwara. Yego. Ku ngurube, ku kijyanye n'uburyo zigaburirwa, hakoreshwamo n'amazi. Yego. Kuri izi ntoya, amazi meza. Nibyo nashaka kumva, mukoresha amazi ameza ate? Ese ko zikiri ntoya aribwo zigitangira, ntabwo ayo mazi n'ibyo byo kubera biba byoroshye bishobora nabyo kuba byazitera indwara nka diyare? Muri ya minsi 10 navuze tutangira kuzimenyereza kurya, tuziha ifu gusa zirigata. Ya fu iba ifite umwimerere, ifite nabyita kumvikana mu buryohe. Nushyiramo amazi zizahita zitumva uburyohe buzatire, donc buzikurure kujya kubirya.
iyo tuzimenyereza bwa mbere tubanza kuziha ibiryo by'agafu gusa zikagenda zirigata. Ariko uko iminsi igenda yiyongera tugenda tuzishyiriramo amazi make bikaba inombe, uko zigenda zegereza gucuka tugenda dushaka kuzegereza ibiryo zizakomerezaho zimaze gucuka. Muri iki gihe ziba zicyonka tuziha ibyo bakunze kwita ngo ni pre-starter, noneho zacuka tukaziha starter. Yego. Ku kijyanye rero n'uburyo zirya, nk'ingurube nini tuzi aho uburiro cyangwa manjwari mu ndimi z'amahanga, ariko ho mwashyize muri ka kumba gato twise berceau, ho muzigaburira kuki kugira ngo mu buryo bworoshye wenda abantu bahita babibona, dufata nk'ikijerekani tukagikatamo mu buryo zizajya zijya kuryamo zidakandagiyemo. Urumva uko zaba zivuye mu kiraro na nyina irimo hirya aho ukajya kurya, turinda ko zaba zakandagira muri bya biryo. Ni akantu keza dukata mu buryo mbese bwo kwisayidira, kugira ngo ariko tuvuge ngo ubwana bwacu bugomba kurya kandi ibiryo bikaba bifite isuku. Ushobora kubakisha mu byuma bigize ariko biba bihenze. Ku bworozi bwacu ikijerekani twabonye kiba gihagije. Yego. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Nshuti mukunzi wa televiziyo y'u Rwanda, twatangiranye ikiganiro ndakeka ntashidikanya ko, ahubwo nta nubwo ari ugukeka, buriya ni ukwemeza, ndakeka ko amatsiko yatangiye gushira. Amatsiko yashize, twamaze gusobanukirwa neza ko ibyana by'ingurube bikwiye kwitabwaho, ariko hari n'ikesha mvugo twasobanukiwe yuko buriya ingurube ntibwagura, yari zari imvugo ngo za kera, ni ukuzitesha nk'agaciro. ingurube irabyara. Ubwo turayibasigiye maze kubyumva, twasobanukiwe neza uko umuntu yita ku byana by'ingurube, ariko twanarebye ko cyane habanza gutegura nyina mu gihe yitegura kubyara. Twabonye ko n'ibyo umworozi akwiye kwitegura. Mu byo twabonye akwiye kwitegura harimo nk'ibihe: kuzisasira, kuzikorera utwumba ari two twatundi batubwiye ko twitwa berceau, kugira ngo itazajya iryamira iyindi cyangwa se nyina ikaba yayikandagira. Ibyo ni bimwe mu byo twagiye tubona, ariko kandi hari n'ikindi cy'ingenzi umworozi ashobora gukora cyangwa yaba atakoze bikaba byahura n'ibibazo. Ese zino ngurube zishobora kurwara? Hari uburyo se umuntu yabirinda? Nibyo n'ubundi ugiye gukomeza kudukurikiranira. N'ubundi turacyaganira n'umworozi ni Harerimana Emmanuel Winnie, agiye gukomeza dukurikirane neza. Birashoboka ko umworozi ashobora guhura n'ibihombo. Ibyo byose n'ibindi bibaza nibyo agiye gukomezanya n'umworozi. N'ubundi icyo usabwa we ni ikihe? Guma iruhande rwa televiziyo yawe. Yego, dukomeze tubane. Ese izi ngurube muzirinda gute? Mu kurinda utwana, ngarutse kuri ya berceau cyangwa ka kumba, ahanini kariya kumba kadufasha mu kuzirinda ibintu byinshi. Hari ukuzirinda ko nyina ishobora kuba yakwikandagira cyangwa iryamira cyane mu minsi nk'itatu ya mbere, aho iba ikinaniwe iri kujya kuryama ikaba yakaryamira. Aho ngaho iyo tumaze kumenyeramo tumara konka tukajyamo, icyo gihe ikaturinda ko nibura hari yaturyamira cyangwa se n'imbeho, uko turinda imbeho. Kakumba karadufasha. Ubwo mu kuturinda imbeho no ukuvuga ngo ni kakumba ko nyine kakumba karadufasha, n'amatara ducana akagufyushya iyo bibaye ngombwa, cyane cyane nk'ibi bihe turimo urabona birakonje, ni ngombwa kuducanira. Yego. Ni izihe mbogamizi zijya ziboneka kenshi kuri izi ngurube? Uburwayi? Ubwana ku minsi itarenze 3 bukivutse bugomba guterwa umuti wa intraferi, ko intraferi ituma butagira ikibazo cyo kubura amaraso. Urumva kabuza amaraso uburwayi bwose bwakataka bwakageraho. Ikindi ni amadiyare. Amadiyare butangira kugira iyo hashize nibura nk'iminsi 10 butangiye gushaka kurya, bugenda burigata hirya no hino, bugira amadiyare. Icyo gihe akenshi iyo utakoze isuku mu kiraro cya nyina cyangwa se muri ya berceau yako, ubwana bugira diyare. Ubundi kuyirinda bwa mbere ni ukukora isuku, kandi ikiraro atari ukoza, kuko iyo wogeje ikiraro kigahoramo amazi ni bibi cyane ku twana. Ikindi ntabwo tuvuze ko butarwara, haba hari n'imiti ushobora kubutera iyo ubonye ko
atari ikibazo wenda cy'isuku, wenda hari nk'amamikorobe yaba yagezemo, ushobora kuwutera, hari imiti ya sulfadimidine ishobora kuwurinda. iraboneka cyane, iraboneka ku isoko. hari amakosa aborozi bajya bakora, ayo makosa ni nk'ayahe? Amakosa ya mbere aborozi bakora mu kugira ngo bazagire ubwana bwiza cyangwa se bwiza bukura vuba kandi butanarwaragurika, ni ukutita kuri nyina mu gihe ihaka n'igihe yonsa. Ubwo ndavuga kuzigaburira ibiryo byiza bifite ibitera imbaraga kandi na za poroteyine. Iyo nyina utayigaburiye neza yonsa, ubwana haba hari kuzaba ubwana budafashije, donc budashinga, buyize gutyo bikaba bwarwaragurika. Ikindi ni ukutabukingira kwa kundi mu minsi 3 ndetse no ku minsi 21 ubundi ubwana babutera nanone ya intraferi. Nabwo wabugeze igihe ukeneye nanone bibwunganira cyane. Ubwo wabagira nihe nama? Nabagira inama kugira ngo bazaramure utwana twinshi kandi tumeze neza, ndetse bazanagira ingurube nziza mu minsi ikurikiyeho, kuko uko utwana dufata neza niko uba uri kurema ingurube y'ejo hazaza nziza. Bisaba rero ngo ubwana wite kuri nyina mu gihaka, uyiteho mu gihe ibyara, uyikurikirane, wite ku bwana bwavutse bwonka umuhondo mu masaha nibura ngaha 6 ya mbere, wumve ko bwonse, ndetse na nyina uyigaburire neza. Kandi ubwana hari amakosa dukunze gukora yo gutinza ubwana kuri nyina, abantu ntibakunze kubimenya. Buriya uko utinza ubwana kuri nyina niko nyina utuma igenda iba nabi, ndetse abenshi nta nubwo bahita batangira kubuha inyunganizi yunganira nyina hakiri kare. Ugasanga ubwana bugeze mu byumweru 2 aho bwagakeneye inyunganizi, ntibatangiye kubuha iyo nyunganizi, bituma rero batabona ubwana bwiza ndetse bunagira ibibazo iyo bumaze gucuka. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Ndagushimiye cyane we wakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho twarebereraga hamwe ku buhinzi, ku bworozi bw'ingurube by'umwihariko. Wabonye urutoki utangiye kuvugisha kugeza mu buhinzi? Nagiye kuvuga ubuhinzi kubera ibitoki. Kuri uyu munsi twaganiriye cyane ku bworozi bw'ingurube by'umwihariko. Yego, by'umwihariko ni ukwita ku byana by'ingurube kuva aho nyine bayitegura kubibyara kugeza igihe bigereye ku isi. Yego. Ariko si nyuma yo kugera ku isi gusa, ni ukugeza igihe byibuze bimaze gucuka. Twabonyemo ibintu by'ingenzi umworozi akwiye gukora. Twabonye ko ari ibi: agomba kubanza kuhasasira, kwa kundi batweretse utuberso, aho zizajya ziruhukira, tubyite gutyo, aho ziba kugira ngo na nyina itazikandagira zikaba zagira ibibazo. Yego, kandi twanabonye ko muri ibyo byumba byihariye bizifasha kugira ngo zibone ubushyuhe, cyane ko ingurube zikiri ntoya ziba zikeneye kwitabwaho by'umwihariko, zikeneye bwa bushyuhe. Twabonye ko mu gihe cy'imvura, igihe hari ubukonje, banakoresha amatara. Ya matara yongera ubushyuhe. Twabonye kandi ko kugira ngo ingurube zitabweho harimo n'isuku, ndetse murabona ko n'imyambaro twambaye yaba agatambaro, akanozasuku, yego, yaba itaburiya ndetse na bote, ariko hari n'imiti dukaraba ndetse n'iyo dukandagiramo mbere yo kwinjira. Yego, ariko turi mu mpera z'umwaka. Abantu benshi baryaga akaboga ku minsi ya nyuma, kuri Noheli n'Ubunane. Bivuze ngo ya minsi yageze, ahubwo batangire baze bashakishe hakiri kare, akabenzi bazifatirane zikiri fresh zigihe bibaze. Yego, kuri uyu munsi rero ni ikintu cyo twaganiriyeho. Twabakangurira kwitabira kurya inyama nziza y'ingurube. Twitabire kurya inyama y'ingurube, ariko ntibinabe no mu minsi mikuru gusa. Reka tutaza gutinda ubwo twavuze inyama, umuntu ashobora gushiduka yavugishijwe. Watangiye uvugishwa ariko twabigitiriye igitoki. Reka ngushimire, tuzahura ubutaha umunsi nk'uyu, amasaha nk'aya tuzahurira imbere ya hehe, ya televiziyo zacu, ariyo Televiziyo Rwanda. Nari Eric Kajeje ndetse nanjye Uwineza Ines Winnie. Ikiganiro cyo nitera intambwe muhinzi mworozi. Naho ubutaha.